Tunyaruke hari ikinyamakuru cyitwa Global Firepower gikunze gukora kiranking uko ibisirikare bihagaze gikora intonde muri iyi minsi cyasohoye urutonde rugaragaraho FARDC kuri ku mwanya wa 8 yewe ikabiya 73 kwisi hose. Ese bwana Kofi muremeranya n'abakora uru rutonde? Nkurikije position basuzo FARDC n'ibindi nagiye mbona burya buri muntu nyine afite uburenganzira gukora urutonde uko ashaka akagendera kuri criteria azize, ariko ntago bari abantu nemeranwa n'ibyo bavuze kuko ikigaragara cyo cyakora icyo nabashimira nuko bazi ko FARDC ari igisirikare koko kiri bien équipé gifite ubushobozi bakagishyira ku mwanya wa 8 ku rwego rwa Afrika. Bivuze ngo barabizi ko FARDC ifite capacity hari ukuntu ihagaze, ariko noneho aho bayisize niho tutumvikana. Noneho impamvu nanone mvuga ko bibeshye, urabona nk'Ubudage babusize ku mwanya wa 19 ku isi, Egypt bashyira ku mwanya wa 15 ku isi. Ntabwo Egypt ifite igisirikare gikomeye kurusha icyo Budage, inguni zose warebera. Muri Afrika hari umuntu wagira igisirikare kirenze cy'Ubudage, waba wiyubatse ryari ku buryo urenga ammunition Abadage ukarenga ababobije ukagira gute ukabarusha amakamilitaire. Egypt nta hantu tuzi ifite kamilitaire handi hatari muri Egypt. Ariko Germany ifite military projection capacity, ifite amakamilitaire hirya no hino. Kuno wambwira ngo wafashe Egypt yigira 15, Ubudage yigira umugira 19. Uziko Egypt ikoresha budget miliyari 4. Hari igikabye kagira 7. Yego. Ariko Abadage umwaka bagiye gukoresha miliyari 350. Hano ni mwaka ku gisirikare harimo intera. Macron ashaka gukoresha miliyari 500 ku gisirikare. Hakabona bafasha umuntu gukoresha miliyari 7. Noneho ubundi muri Afrika dusanzwe tuzi ko ibisirikare bikomeye ari Egypt koko irimo, Algeria, Maroc, South Africa, Nigeria, Kenya, Angola. Ubundi ibyo nibyo bisirikare biri strong hano muri Afrika. Yego. Na FARDC none nureba byonyine FARDC ya Kabila yari muri bano bantu ku kintu bita ammunition, kandi Kabila afite ambarigo. Nubundi wabonaga FARDC bayishyira mu myanya n'undi ya 8 ya 9 ya 7 ku bwa Kabila. Ku bwa Giseke durebe ammunition FARDC sigaye ifite, urebe na biche ngira kuntu yagumaho. Byo hakagombye kuba impinduka. Ubundi hakaba haba impinduka cyane ko muri no bihugu bifite igiseke muri Afrika bikome ntago byiyongereye. Nubundi list ihora ririye. Nese ni gute Giseke yazana ammunition akazana bijingana kuriya akaguma ku mwanya wa Kabila? Ntibishoboka. Ntago bishoboka. Urebye nka Kenya, Angola, Nigeria, Egypt, Maroc ntago barusha FARDC bishe. Wana Algeria umwaka ushize yakoresheje miliyari 10. Yego. Kongo yakoresheje miliyari hafi 15. Kenya ikoresha miliyari 1.5 yani wenda bashaka kwikabiriza bakabigira 2. So urumva rero ntago FARDC yabiya 8. Irimo difference. Mvuga ngo buri FARDC isigari ya 3 muri Afrika. Isigari ya 3. Tugende kuri budget wenda ammunition tukareba conscience militaire. Ubundi kuri budget FARDC niyo ya mbere muri Afrika. Ariko ni mpamvu igomba kuza ku mwanya wa 3 ni kuri irebye izindi criteria ubona itararusha Nigeria, itararusha Algeria gutyo. Ubundi yakabaye ari ya mbere muri rusange nicyo nshaka kubwira. Yego. Rero urabona ko abantu bibeshye. Ntago yemeranya nabo muri make. Bibeshye. Gusa byanshimije ko bazi ko FARDC ari igisirikare ko giteye ubwoba. Ese nimba FARDC koko ifite ubushobozi bwo kuba yarwana nyine mu bya gisirikare, kuki itirukana iriya mitwe yose iri ku butaka bwa Kongo? Mbo kwirukana imitwe nakubwiye ko ibintu with respect to time. Kwirukana imitwe ntago urabona diplomasi yirukana. Ubundi umutwe iriya mitwe yose ureba suko imwe yayihanagura umunota umwe imwe yonyine yakiriyaringa no na sida kivuna ituri. Ntabwo byafata iminota 30 guhanagura imitwe yose iri hariya. Ariko kwako iyo mitwe itiha intwaro itiha ideology biba bikeneye ko ukora diplomasi mena sabo bantu bakora ibyo bintu. Kuko undi ushaka kuyihanagura
inkambi z'impunzi zuzuye ahantu hose ashobora kuhita bazana n'abandi mu gihe utatsinda ideology yabo ngo utsinde iyo capacity yabo yo kuzana intwara aho ngaho. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nuko na ya mitwe usibye nuko abazungu bayizamo n'ibiki byose nanone iyo urebye nawe ubona hari igihe uyikenera. Wazarenda uko yavutse iyo ya mitwe itahaba wari kuyikura. Nukuvuga ngo Tshisekedi wowe urareba ukoresha iyo mitwe ikeneye iki. Hari imitwe ifite revendication hari n'itayifite. Iyo ngiyo rero itayifite hari igishaka kuba rishe mu bintu runaka nubwo nari ikibazo. Hana hari imitwe irwanya amareta, hari imitwe y'abakongomani isanzwe nayo ni iri transhumance ushaka kuva ku izina rimwe ugahindura izina ejo ukafata indi zina bitewe na operation yavutse. Rero Tshisekedi najya gusenya iyo mitwe yose urebaho arahera ko yandi ifite revendication babandi batayifite ubaretse kuko ari bagira reserve force. Akaba yabifashisha nkuko kuko wibuke nubwo abantu bose baba bafite ikibazo kinda. Iyo robinze mu umwe arwanya mwene wawe bikagufasha ko umuntu ava mu nzira. Wazarendo kuvuka rero ni lobby ya Tshisekedi ya professor ko nabo ari bafite ikibazo kinda ariko kwa nubwo bafite ikibazo kinda ninda gusa nta bindi bari kukubaza. Ntabwo bakubaza n'ubuyobozi. Wabakore vana wa wundi ufite ikibazo kinda ufite n'ikibazo cy'ubuyobozi. Nukuvuga ngo rero ugomba kubanza ukari impamvu zo kubasenya no kutabasenya nubwo nabari ikibazo ariko harantu babarisha. Aho birumvikana. Duherutse kumva Christophe Rutundura wa Minister w'ububanyi n'amahanga wa Kongo na Bintou Keita uhagarariye UN muri Kongo bavuga ko bagiye kwakserera plan yo gukura MONUSCO ku butaka bwa Kongo mu nama yaherukaga nkuko President Faci yari yabisabye mu nama ya 78 yaherukaga ya UN. Ese urabona Tshisekedi azabasha gukora diplomasi yavana MONUSCO muri DRC? Ubundi MONUSCO yari ririshe ku kintu bita kwiba amabuye. Nanone kuvana MONUSCO hariya ntago wavuga ngo urayirashe kuko buri MONUSCO nayo ni umutwe nayo udasobanutse ndoni n'umutwe nayo ni nk'indi yose iri hariya. Nayo ni mpamvu navuga ni kurasa bari aho ntago bahavana ikibazo. MONUSCO yose uyirashe utakoze diplomasi yivana mu nzira bahita bazana n'abandi. Yego. Ubu ngubu rero rapport de force nivana MONUSCO mu nzira. Nuvuga ngo iyi emergence ya Kongo yifashijemo na Chine na Putin uko mukora izo rapport de force Amerika mugenda muyita muri yombi. None yitaye muri yombi wi propose ibintu kimwe mu bintu Tshisekedi za propose no kuvana MONUSCO mu nzira. Icya kabiri nukubwira Biden avuga ati aba agent bawe wibakoresha ubwo uze muri system. Iyo draft izamugeraho avuga ati imitwe ukoresha yivana uze muri system kuko ngo wamaze gukora rapport de force imwereka ko natemera ibyo bintu ahubwo azahomba ibintu byinshi cyane byose. MONUSCO rero kugeza ubu izagenda rwose. Urabona hari ubwo batayirashe badakoze iki. Biden ubwe ni uzavuga ati muyihavane ntigikenewe. Kuko nituguma kuyikoresha badusaba ibintu tukanga biraza gutuma Putin na Chine bamwigarurira. Usanga bamaye capacité militaire bamuhaye biki byose. Bamene niyo Wagner na Wagner bayongeye no byigirwa muri collision. Iyo collision rero ni kuzuna ya ntamba y'akare kose Amerika idashaka. Yego. Ubwo MONUSCO niramuka igiye ya ntambara y'akarere nayo ishobora guhitahagarara cyangwa intambara y'akarere izaba igihe Biden arimo arinangira. Bari kumupropose za draft nakubwiye ntazumva. Yego. Kandi bakamwereka ko natazumva hari rapport de force yazo intambara yo kubihanagura byose n'ubundi. Aho birumvikana. Ubwo rero we icyo azakora kizavuga ati ibyo ndabyumvise reka njye muri system Tshisekedi yifuza. Kundi ntabwo Tshisekedi yashaka imamabu ya Amerika. Ni muyafata ariko without agent. Yego. Without ibintu by'ibitugu n'ibiki byose byo kumva ko amabu ya Afrika ari ayanyu. Muze mukure. Bayafate bayaguze nk'abandi. So nuko nguko rero bizagenda Tshisekedi ngo afite ama diplomasi menshi amwemera gukora ibintu. Wigeze kutubwira ko abakandida bahatanye na Felix Tshisekedi mu matora narangira harimo abazahabwa imyanya muri leta nibadateza akavuyo
none twabonye seni ivuga ko hari bane bahawemo kuba abadepite, harimo Matata Pio, harimo Adolphe Muzito, yewe harimo Jean Claude Mbandaka, yewe na Constantin Mutamba. Ese byaba ari byo bihembo bahawe? Yes, nuvuga ngo ubundi burya hari abantu biyamamaza mu rwego rwo kugira ngo izina rye rimenyekane, kugira ngo wenda nyuma y'igihe runaka bazamuha umwanya, kuko burya iyo abantu bagiye gutanga imyanya ya politiki akenshi bari abantu ba strategique mu mashyaka bakareba iki byose. Rero iyo wigaragaje iki byose bashobora guhera bavuga ati n'uriya mu muha umwanya, ariko mu gihe utateje akavuyo. Yego, bari abakandida 20 bose ngiye nari mbizi neza ko umuntu uzacinya inkuru ntatesha umutwe Kiseke. Urebye nka Matata Ponyo we yavanyemo na kandidatira akiri karavuga ati ngiye mbivuyemo. Umva umuntu yishakiraga umwanya ubundi. Yego, abangaba rero bane ni igihembo bahawe cyuko bitwaye neza mu gihe cy'amatora. Kwitwara neza kuri Kisekedi nuko utateje akavuyo, wemeye nuko ngo waje kwiyamamaza ubizi neza ko ndari Kisekedi. Ariko noneho kugira ngo werekane ko muri Kongo ari demokarasi, ukongera umubare w'abakandida, cyarangiye ukahita uvuga ati neme byavuye amatora, ukahita uva mu nzira. Ni igihembo bahawe, ni igihembo rega nta n'amatora abaho, ni igihembo. Ura ntago yavuga ngo yatowe. Oya, ntago buri ushaka kuvuga ngo ngiye nabitorewe ngo nzaje mpangana na Kisekedi ngo bikino. Nta matora abaho, ni igihembo baguhaye. Ntago babinyuza nyine mu bintu by'icyuka by'amatora, kandi nabo babizi neza kurushaho. Noneho rega bari abantu bajya mu matora kuri telefone barabahamagara bagati umudepite twemejwe n'uwo nguwo. nabo already baba bazirezirita nta mundi nta matora abaho. Ntabwo bashaka gufata ibintu ngo babijugunyaho ngo turebe kubiza kugenda. Ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Byanga binoga ari uwo baba bateganyije. Hari umuntu wateganyijwe, nta matora abaho. Yego, reka dusimbuke ariko nka Moise Katumbi we, nka Moise Katumbi we nta mwanya ashaka kubona, kuko ni umukandida waje we azi. Nundi na Moise Katumbi yabizi neza ko Kisekedi ari president, kuko arabizi ko atabona siza populaire hariya. Ariko none afite programme yo guteza akavuyo ibyo bintu. Nubwo ari Kisekedi ariko babigira mu kavuyo, yateje akavuyo iki byose. Ubwo yaba ari kimwe na ba Fayulu na ba Denis Mukwege. Denis Mukwege, Martin Fayulu bari kuru. Ndetse Kisekedi nabashaka kuzabaha n'imyanya. Ushaka kuzumva wenda Denis Mukwege bamugize PM cyangwa bakamugira president wa Sena. Donc umwanya uri strategique wo kugira ngo aceceke iki byose. Yego. Ariko Moise Katumbi we ahubwo nagira Imana azabona urukiko, ko twabonye yafungiwe iwe mu rugo. Oya, nagira Imana azabona urukiko. Ya bintu ntabwo yabyoroshye. Ubundi bashaka kumushyiraho agomba kujya. Yego. Rero reka tunyarukire ku ntambara ya Isiraheli ko ikomeje gutuma ibihugu bitandukanye bikora za coalition muri espace politique. Intambara ya Isiraheli? Yego. Oya, bagomba kuyikora kuko erega iriya ntambara ngira ngo nize kuvuga ko intambara nazishize mu bice bitatu. Igice cya mbere kirimo intambara zihuza igihugu na projet politique yacyo. Yego. Iyo ngiyo rero bishaka kubiyisi. Mu gihe neighborhood opposante babaye seri. Yego. None igice cya kabiri nyishyiramo intambara ihuza igihugu runaka n'umutwe uri transfrontalier. Yego. Bana nk'abatuarege bari transfrontalier. Hari Shabaab transfrontalier hano mu ihembe, ibishobora kwibasira igihugu runaka. Yego. None iyindi ya gatatu ntago zikunda kugira ingaruka nini muri espace, ni intambara zuza umutwe na leta interine gusa. Interine. Yakenshi ngo nta ngaruka ikunze kugira. Ariko nka M23 na Congo ntago ari umutwe na ntuza na leta. M23 no. M23 ni Congo na projet politique yayo. Uriya nayo yabisi. Ko power zishobora kuhahurira. Ko nge ntago ngira ngo nta muntu ujye umbwira ko M23 njye abakongomani gusa. Cyo ndumva biswe. Ntibishoboka. Nzi ko M23 ari projet politique. None rero iyo ngiyo ne bishobora kubiyisi. Uvuga ngo Bugande na Congo bishobora kurwana. Neighborhood za Kisekedi n'uwo waba ushyigikiye Bugande bari muri centre géopolitique. Aho ngabo iyo baje ni ishaka kubiyisi. Tukaba twabona isi turutse noneho muri Afrika cyane. Ishaka kubiyisi burgiriya nayo. Yes. Noneho iyo ngiyo Israel rero urumva iri ku rwego rwa A. Ngo habaho za collision muri diplomacy. Birumvi. Nitwa Muganga Ndori,
mvura indwara za kinyarwanda. Iyo umuntu aje atugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba, ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari uw'umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibyo ngibyo. Ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura. Urabona twabonye South Africa ijyana ikirego muri ICJ, International Criminal Justice, aho yaregaga Israel gukora genocide muri Gaza. Ese South Africa ifite bubasha ki ku buryo yajyana ikirego, yatinyutse kujyana ikirego mu rukiko irega Israel gukora genocide muri Gaza? South Africa ureba position yayo muri espace géopolitique. Ukuvuga ngo burya South Africa iri muri partie ya kabiri. Donc on a le centre géopolitique, hakabaho périphérie du centre, ari cyo gice cya kabiri, hakabona périphérie extérieure du centre. Ni igice cya gatatu ariko cy'imihugu mbega bafite diplomatie strong donc by'icyuka. Noneho muri kabiri harimo Abadage, Abafaransa, India, abandi bantu bose ubona bakomeye niho bari. Urabona South Africa bitewe na puissance ifite muri géoéconomique, byayizamuye bitabisuka aho ngaho muri partie ya kabiri. Ariko ubona Chine yo kwako géoéconomique iri strong, iyo byahise ya advancing ijya muri center. South Africa rifite ijambo kuko iri muri party 2 kandi iri strong muri party 2. Aho birumvikana. Igihugu cy'Ubudage kivuga ko ingabo za Israel zakoze amabi menshi muri Gaza ariko batabyita genocide. Ese wowe ubona gute icyo kibazo? Mbona kuvuga ngo nanjye ntago nangire muri Gaza nyita genocide, ko nanjye ngira no rumen ndeberaho no confirma ko ikina genocide. Urumva rero n'Abadage nabo bafite izabo iyo bazirebye babona biteye kwitwa genocide. Rero nanjye iyo mbirebye ndavuga ni wenda ni war crimes, twabyitiwe war crimes, donc irindi zina ritari genocide. Kuko kugira ngo nemeze ko ikina genocide cyambere nuko unyereka iyo mirambo. Abantu bapfuye ukabanyereka, donc kanyereka imirambo. Noneho nka confirm. Ikindi unyereka ugomba kunyeka ko abo bantu hari ikintu bahuriyeho. Ese uwo muntu yukubica hari groupe yabasizemo runaka. Cyangwa yabishe nk'umuyaga usukahita ukubura utitaye kuvuga ngo ndumwe uruwahe. Ariko none ureba koko kuri Gaza icyo bahuriye nuko ari abanyapalestina ba muri Gaza. Noneho ubwo vibi bimaze kugeraho. Ubwo wenda bimaze kwitwa war crime cyangwa se civil war ibintu nk'ibyo. Noneho ngomba kunyeka ko umuntu ukwica abantu ari leta. Ni leta ya Israel Netanyahu. Icyo kiravivutse. Noneho rero burya ibyo ngibyo biba byoroshye. Ikindi kiremeye kurusha ibindi byose bibaho nicyo twita attention avant l'action. Kwerekana ko mbere ko ibyo bintu nyeretse byateguwe ahantu runaka. Hari umugambi wo kubahitana. Donc document iriho za kashe, iriho ibintu byose, iriho plan, byerekana ko mbere yuko tubona ibyo bintu hano byateguriwe muri laboratoire, donc think tank irabitegura niki. Icyo rero nicyo kidahari. Ibyo bituma nyine idahita ihinduka ya genocide. Kugeza ubu sirira zatwereke yavuze ngo biraye ngo muri Gaza ni genocide. Niyerekane document zerekana ko Netanyahu think tank yateguye bira bintu mbere. Nimba zidahari ntago ari genocide. Dore ko Hamas ari nayo yatangije urugamba. Nuvuga ngo umuntu yabyutse mu gitondo imva mu bintu imvura y'amasaso. Nese ubwo yareteguye ibyo bintu. Ntibishobora. Practically yarabiteguye. Reka. Kuko yaratuguwe nawe. Gusa Siriri cyo namwemera nuko uwo ngo wabikoze ari bakoze Siranchese ku buryo abikora. Hamas hari Siranchese bakoze ku buryo ibanza gutera. Nyamwe nakubwiye iki kintu bategereza ukabanza kiri very potent.
urebe kuntu mu rukiko muhita mubura ibimenyetso kandi ubundi bizwi ko ari mwe mwayiteje. Yeah. Birimo amabanga. Urebe kuntu Hamas yabuze abantu bayifasha, none nyitanya abantu bamufasha ni ibyaguye ni benshi kandi barababyemera imbere y'inkiko babyemera. Gufashwa ubundi UN yategeko rivuga ko gutera sovereignty y'ikindi gihugu bitemeye ko ubikoze uwo wateyemewe gutabarwa n'uwari wese kandi akabigira mu burenganzira. Yego. Rero ibindi bintu bari abantu nabwiye ngo nabantu bazi ubwenge babazi effect barategura. Donc barategura. Mungu Putin nawe umunsi azajya kuburana ibyaha yakoze muri Ukraine ntitubize ko ari bamuprovotse intambara ariko azaburana kandi yishyura ibintu biriya binasenya muri Ukraine burya Abarusiya bazabyishyura kuko Putin ibya byose azapfa. Nese ubuhitiriro umuze yamenya ko biriya bintu babyishyuye. Oya nibishoboka kandi byarishyuye. Ubudage bwarishyuye. Rumvikana. South Africa yasabye urukiko rwa ICGR ko basaba leta ya Israel guhagarika imirwano. Ese mu mboni zawe ubona bishoboka? Hoya. Mvuga ngo intambara ari ku rwego rwa A za ntambara nakubwezuza igihugu na projet politique yacu. Abantu baba bihagarika n'abantu bari muri centre géopolitique. Ibihugu biri muri centre mvuga ngo Biden, Chine n'abantu bahagarika iya ntambara. Na Putin burya ntiyayihagarika ko Putin ntabwo arajya muri center burya. Yego. Chine ni shaka gukora mechanism zo kurya ntambara yahagarara. Na Biden nyirayo ni wabikora gusa. Abandi bose bari mu saho. Nugusaba ariko hari igihe bitaba confirm. Iyo usaba hari igihe utanahabwa. Ibiri ari ya communauté ahabe. Burya bari abantu batari Iran, Syria na Liban na Palestine abandi bose. Na abantu Amerika ya convince. Epicentre yabo ni Jordan. Ntago narimbi. Burya Jordan stratégique muri abo bantu Biden donc Jordan ni epicentre ku buryo yifite n'abandi bavuga ati umuntu afashe Jordan ntago ngo byaturangiranye. Donc ni epicentre. Yego. None Jordan impamvu ubona abantu babandi badafasha bura Jordan yamutse bampimba bati dufasha Hamas kwezi intwaro. Batubona n'abandi banavuze nimba Jordan yagibwo natwe turajye. Yego. Ariko Jordan ni mpamvu Blinken hahora kuyizitira runaga ku buryo kuko niwe epicenter muri make no kwihoza yije. Niwe epicenter ikintu cyose wakora abandi barakurikira. Birumvikana cyane. Namibia ni igihugu cyakoronejwe n'Ubudage. Yewe perezida w'iki gihugu yanenze bikomeye Ubudage kuba bwarananiwe kubona ko Israel iri gukora genocide muri Gaza. Hari icyo bivuze muri diplomasi ya Namibia cyangwa y'Ubudage? Muri Namibia n'Ubudage undi bahora baterana amagambo muri diplomasi kuko leta ya Namibia ivuga ko Abadage bisha abantu bagera mu 70 muri cyagiye cy'ubukoloni donc hagati ya 1904 1905 ndumva cyangwa 08 ibintu nk'ibyo. Noneho ngo bisha abantu bagera mu 70 ubundi baba bashaka iyo ngiyo iba confirmed as genocide. Ariko genocide y'abandi ntago turabinde kumenya Loni itarayikonfirm ko ntago ndio ndebye ku rutonde mbona nta genocide ya Namibia iri hariya kandi n'Ubudage burushaho kuyamaganira kure vuba cyane. Noneho rero nta effect biri bugire muri diplomasi y'Ubudage nayo kuko hano muri Afrika Congo, South Africa, Egypt nibyo bihugu bishaka kugira diplomasi ikabangamira igihugu runaka cy'Iburayi. Ni ibihugu bitatu gusa Congo, South Africa na Egypt. Bandi ni musururu mu abandi n'abandi nibo bantu baje gukora diplomasi ikagira umuntu ibangamira Iburayi. None se hagati ya Namibia n'Ubudage bubwabo hari ikiri bwahindukemo? Oya ntacyo ni ukuvuga gusa nabwo ko Namibia icyambe cyo Namibia muri space geopolitique muri yakushe ya gatatu imwe y'icyuka. Namibia iraho nta bikomeye muri geopolitique. N'indorerezi muri make. Yega burya Namibia impamvu ari n'urugungana kuri hanini n'ubutayu burya ntabwo bakose ino function nta mbega Namibia ni icyuka. Nta kintu yatwara Abadage. Urabona icyifuzo cya Iran cyo kujya muri centre géopolitique bizakunda cyangwa ni ukwigiza nkana? Oya Iran ntabwo ushaka kujya muri center kuko na Putin yirusha resulti nawe kunjyamo ntabwo birakunda. Iran rero iyo resulti zayo n'ubundi zose bari ziri muri attack. Urebe economy hariho sanction
yego urebe Hezbollah irimo iraraswa nabi. abayobozi barimo bararaswa Hamas ureba ahantu igeze nuko Houthis wabonye ko Biden bayihagurukiye donc resultat za Iran Syria iri muri sanction yego Libani ni gahunda nayo urumva iri muri uwo mujyo Palestina nabyo birimo akavuyo rero resultat za Iran zose baziriho ntaho kumenera urumva rero Iran ubundi bari abantu kuya bagere muri center nuko bakora ubumwe bagasunika umuntu akageramo yego ibyo ngibyo bujye batarabasha ntuzavuga ko bazageramo agezemo yabakururiramo cyangwa yagomeza akaba ari ubahagarariye no kuvuga ngo wowe kuri iyo step none umnyuma muzigi ya kabiri urareba nka Amerika yo kwibigenza yirimo abariye babo nabo ni nkaho babaraho ubundi biyumvamo muri ubundi nuvuga ngo bari abantu babanda Amerika yakumvise biburaye umuntu ufite think tank ishaka kujya muri center n'abafaransa gusa ariko nabwo ba making ashobora ko batishyiraho umuyobozi yego bajya kumva kuva ngo Macron ngo niwe Biden araye donc abafaransa none bakabashyiraho na paramètre babonye kuno batangiye kubaramplacer muri précaré française iki byose bira no gucinege think tank y'abafaransa babwira ati muracyari abana muri ku ruhande muracyari abana hari byinshi byo kwiga none rero Putin Iran North Korea Belarus izo neighborhood zose zigumura nizihitemo umuntu umwe gusa ari we zimutemo we bose zimutemo nagera asange mushine shine bakoranye n'uwo muntu hari gihe bazajya bavuga ati reka dukora imigambi yo kuzana undi muntu muri sento ukahita bafata nka Iran bakayikurura yego ariko gukurura ni ibintu byagorana kuko byasaba ko itsinda Isiraheli byasaba ko itsinda intambara ihuzana Isiraheli nuko guterekaho toni bakajugunya mu nyanja bakakubwira ngo uvemo so rero kumwe byafata donc byasaba rapport de France ndende cyane byasaba ibintu bikomeye so Putin rero ubu ngubu niwe muntu urimo rapusa rwose gusa ashyiramo imbaraga nyinshi iki byose akabifashwamo n'abandi bantu bari kwigumura abanyafrika iki bikagira ibintu supportingaho ariko bitewe n'ahantu nawe yanyuze Tshisekedi ashaka kugufasha kujya muri center ariko nakagira imbogamizi zaho wanyuze wowe ubwawe keretse ari uburyo buri economique niyo bwahita bumworo bura Putin yazo koresha energy afite agafashwa n'abanyafrika bigumura yego bagakupa energy nyine kukumva bya biri mu byo wo kuzikupira Burayi bakemera ibiganiro ariko kuva aranyuze mu ntambara Tshisekedi nta kintu yakora ngo utsindikire ntago ashaka kuguha intwaro yabikaze ntabwo ashaka kuguha abasirikare ariko iyo uzakoresha energy yari kuvuga ati nanjye amabuye ndayakupa umupira niyo muyayituri tujye muri uwo mujyo ariko yanyuze inzira mbi donc Putin aho yanyuze kujya mufashe biragoye ubwo twavuga Iran ubwo ikura y'amaso ku Iran ntabwo ashaka kujya muri center kuko resultat zayo baziriho noneho ari nabyo ubwo gusenya ibyo bintu byose nibyo bikomeza Isiraheli noneho ahubwo inarebye nabi Iran ishobora kubisenyukiramo oya Iran hari umugambi wo kwibarikanaza niza nayo burya nibyo birwana nabyo noneho kugira ngo nayo batayitwara muri uwo mujyo niyo mpamvu nayishyiraho za resultat wenda izagirwa n'intambara ahandi hirya iyo ikashyiraho za resultat hirya kugira biyorohe igashyiraho resultat ya Syria ko yabajya barwanira hirya iyo muri intambara ibereye interine nacyo barashaka kugibarikaniza kuko iriya alimansi yayo irabangamye cyane muri Middle East reba uyu ufite uruntu rungana kuriya mutumvikana nibyo ni ikibazo donc ni urebe nka rwa Sudan mbega muturubarikaniza ugashyiraho ba Salva Kiir batazi kwandika no gusoma none batazajya batera Isiraheli batazajya baruma Hamas ntibarume Hezbollah ntibarume Houthis kara icyuka kiraho gusa none ugashyiraho n'abantu batazakora ibintu ngo bya nucleaire donc uyibarikeje ubundi wiciye intege muri espace babirangiye noneho reka dusimbuke utunyuriremo make kuri le contre offensive muri Ukraine byasohotse muri diplomasi tumenye naho amakuru kuko abantu baba bakeneye kumenya uko byifashe ku mbuga y'urugamba ngo watubwira uko bimeze mbonge ngira ngo urabizi ko ntagende bakuritere kuko nakubwiye ko Putin uriya murongo ntabwo azawurenga hari abantu umutuku mubona ngo Putin yo kipayinze burya ntabwo azaharenga ntabwo bishoboka ibyo hashize imwaka mbikubwiye Perezida Zelensky ari mu Busuwisi yagiye kwishakira inkunga za gisirikare ko ngira ngo urabizi ko Zelensky na Tshisekedi nibo perezida bagezweho ku isi sinzi imbo bibona bari hot bari kuri table donc n'abantu ushaka guhakwaho kugira ngo ugire ibintu
donc wamamare ugira ibintu hindagura iki byose. Yego. Urumva rero yagiye mu Busuwisi gushaka military support kandi yarahava yihavanye kuko hari inama bita ngo ni World Economic Forum ibajemo ba lobbyist ibiki byose abantu bashaka kugihakwa ibintu runaka kuri Amerika. Ngo kugira ngo hakwe kuri Amerika ugira ibyo ushaka no kutavuta ingende kumwe na Zelensky de na muhaye n'intwaro n'iki byose. Yego. None Busuwisi ngira ngo urabizi ko icyo gihugu gifite think tank ikora neza kurusha izindi kwisi. Nta muntu uvuga ngo igihugu ni icyanjye. Yego. Bagukubita umwaka umwe warangira ukabakahita gufurapa bakazana udushya nawe akazana innovation. None abanyafrika ko twe turi indigenous tuba tuvuga ngo umuntu ni ushoboye wenyine imyaka 50 yose. So umuntu agize ikibazo akarwara agapfa bya ukibaza ari imitwe yacu twebwe ari icyuka itazi gutekereza igihugu cyahita gisenyuka. Ariko Afrika ni indigenous cyangwa abantu bavuga ngo uriya ni ushoboye wenyine. Mwese mwebwe imitwe yanyu ni icyuka nuko abari gukora wenda niyo mpamvu abandi bazungu bo basobanutse bafata umuntu akamara umwaka umwe akaza mekanizme zarangire agakahita bava mu nzira akazunda nawe gutyo abantu bakanyira bari legend kuko buriya buri muntu aharana kuba legend ati bamaye igihe gitoya kanshaka kurya nkora mekanizme zanjye nigendere. Yego zisigara umuryango wanjye nawo uzavuga ati uriya muntu yawe igihugu dore yazanye ibinibi. Ariko se nka Sasongwe so Museveni ubundi umuntu amaze igihe nta bundi ntari kintu abizo ndabakora iki udushya turapfukiranwa. Nuvuga ngo abaziza ko nta muntu amubaza ati se wageze ku biki ko tugiye kugusimbuza runaka twereka ibyo wakoze byiza tubyandike muri agenda tukugira muri kada nta accountability abagira. Niyo mpamvu nta innovation ahubwo niwe ushobora kuyibaza. Rero abanyafrika ubundi tumureke tuzareke kuba indigenous cyuvuga ngo umuntu umwe ngo ni ushoboye icyo ngicyo ntabwo bibereye kino kinyejana kabisa. Ukuriye donc chief of staff wa Ukraine yavuze ko Chine ari cyo gihugu cyonyine kiri favorable muri peace talk. Donc Chine itahabaye nta ibindi bibande bari icyo kandi nibyo koko kuko nakubwiye ko intambara ihuza igihugu na projet politique yacyo utari muri center ntushobora gukemura ibyo bintu. None yarabitwibye none yavuga ati koko neza cyane yahise abisobanura. Donc yavuga ati usibye Chine ibindi ni icyuka ntabwo ushobora kuza muri mediation. None Chine rero nayo igira ikibazo. Yego yavuga ati ntabwo nyene umwanzi witwa Amerika ntabwo nyene umwanzi witwa Burusiya. None nimba Zelensky anyibwiriye ko ari ngewe wabikemura ninza amaho ngaho oya Zelensky yabwiye Xi Jinping n'isi byose avuga ati umuntu uzaza hano gukemura ibibazo no umuntu wemera ko Putin avanye abasirikare be ku butaka bwacu harimo na Crimea. Ubwo Chine irabizi Putin nawe ahora avuga ngo nanjye sinzabara sinshobora kuva muri Kenya bidakunda aho nafashe nuko none nimba bakena ari babiri Chine yose iva muri ibyo bintu agatekane kwiti kujya hariya ku ruhande kabireba uko bimeze. None Chine ubwo iyo uvuye muri ibyo bintu avuga ati ngani mu Rwanda mwe abarimwe umwe natinya undi muzarekeraho. Ariko noneho kwa amahanga ro bategereje cyane uhita ushaka abandi bantu bicyuka b'amafuti ubarohe muri uwo mwanya bagirirwa bavuga ibyo cy'amagambo gusa ariko nta kintu bakora. Yahise azamura Cyril. Yego buriya Xi Jinping yamagaye telefone yafashe phone amagara Cyril avuga ati zamukuje muri mediation ahubwo twabonaga yitwaje nawe none Cyril aravuga ati nanjye kandi abantu bicyuka b'amafuti ba makisari n'abakomorera ibyo byose arabazamura banagamaho nawe. None Cyril akigeramo yahise agwa mu mazi nuvuga ngo yararebye abona Biden n'iki byose yari muri Ukraine nta kintu yavuze. Ariko ageze mu Burusiya ayavuze ati ntago ugomba kuva muri Ukraine ugomba donc bamuhaye lobby aragenda avuga ibintu bitabaho. Ugomba kuva muri Ukraine abantu bafashe ugomba kubagarura ugomba kuva muri Crimea baramubwira. Kuko burya nakubwiye ko Cyril ntabwo ari pro-Russe ntabwo ari pro-America ahubwo wamuhaye lobby. None mpamvu Amerika yigarura South Africa kurusha Putin nuvuga ngo umuntu ushingiye kuri lobby Amerika niyo imenamo inyinshi kurusha Putin yigarurira uwo muntu. Yego niko Turkiya imeze. Turkiya ifite think tank elise ariko kuba amarubi bayimena birangira Amerika ikonvense kurusha Putin. Yego niyo mpamvu bavuga ati uri kuvuga ko Netanyahu ari gukora genocide kumuha amavuta menshi wayakopye akahita ava muri ibyo bintu kuko yavuze ko muri amavuta rubi avanamo nyinshi ntabwo yateye akahita ava muri ibyo bintu. Noneho hariya muri
muri Suisse nyine hari ibihugu, hari abantu bageze muri 83 bakuriye national security z'ibihugu bitandukanye. Yego. Nibo uyu mugabo yabwiraga babwira ati Chine rwose ni ikenewe kugira ngo habeho peace talk. Abafaransa babonye ko bafashe umuntu urubyiruko usobanutse ufite imyaka 34 bakamugira prime minister. Ibihugu biza ubwenge. Urubyiruko muri amakuru yagiye avuga ati urubyiruko nibo bantu bagezweho, reka badukore za structure. Ariko ntekereza nawe kubera nawe yagiye yakifite amaraso aribwo yatekereza ati koko urubyiruko rurashoboye. Muri Afrika ho bafata umuntu ufite imyaka 70 bakamugira PM, umuntu abazatekereza iki ki strategique. Abari kugenda ahubwo yakagiye mu zabukuru. Nkawarebye umwana ufite imyaka 35 ukiri strong, uzi ahisi igeze, uzi iki byose, uzanakora ibintu birebire ushobora kuzafasha mu gihe kinini. Ni muri wa mujyo ko muri Afrika tuvuga ngo umuntu ngo umwe ni ushoboye. None ko akona uwo babizi ko adashoboye. Uwe burya babizi ko adashoboye. Noneho ashyiraho abantu nawe azi neza ko bameze nkawe. Kugira byoro mbega ku buryo nta muntu uzaza mu challenging. Yego. Aba yanga ikintu bita challenge. Ntabwo uzabona hawe urubyiruko imyanya rwose muri Afrika ntibishoboka ibyo bintu. Kuko urubyiruko ni challenge. Yeah. Bazana ama projet ku meza bakayagushyiraho ati tukeneye ibi. Ko ubwonko babunyaruka babunyaruka. Afrika rero yo yapfuye nabi. None uyu nguyu urugendo rwa mbere yakoreye muri Ukraine yavuye abemereza ammunition, yabemereye ubufasha n'ibiki byose, kandi aravuga ati tuzaguma dufasha Ukraine paka Putin ananiwe. Yego. Yavuze nk'ibyo seuje amakuru yavuze. Noneho yagiye no mu Budage ahura na prime minister nyine w'Ubudage, naho babwira abanyamakuru ko Ubudage n'Ubufaransa bagiye gufatanya bagakora production kuri Ukraine bakagira gute. Do bagakora intwaro ibintu byinshi cyane. Urumva niyo mpamvu naguye ngo Zelensky niwe muperezida ugezweho ku isi. Ushaka kumwubakiraho ikintu ngo wamamare. Uyu nawe rero urugendo rwa mbere yahise arukorera muri Kiev. Yego. Kuko impande ya Zelensky uramamara. Ko amaso yose arareba. Uramamara. All eyes on you. Abantu bashinzwe iby'intwaro na defense muri Sweden bavuze ko bagiye gukorana n'abantu bo muri Norvege nabo bashinzwe iby'ibintu nk'ibyo kugira ngo bahereze Zelensky icyo twita 155 mm shells, ni bya bisasu burende zirasa biteye ubwo. Kandi noneho bagaheza amadrone nako Ukraine amadrone menshi cyane. Urumva rero Sweden na Norvege ubwo baje muri ibyo bintu. Denmark igiye gutanga miliyoni 21 izereza Zelensky kugira ngo bakore icyo twita reconstruction mu mujyi wa ari umujyi Putin yasenye cyane bita Nikolaev. Yego. Bagiye gukoramo za reconstruction nicyo twita demining. Bakuremo za mine ziteze. Demining irahenda cyane. Demining irahenda. Nka miliyoni $1 bishobora gukora demining ahantu hafite nka metero kare 100 gusa. Umva bihenze. Kuko ukorega demining nawe ushaka kubikwamo umva bazana mechanism z'istronga zigeze. None Putin abantu bavuga ngo birabice ngo azabifata n'iki ahantu uzi neza kuzafata uhashyira landmine. Kuzihashyira no kugira ngo hatagira ukandagiramo, ubwo urumva nawe ntukandagiramo. Nawe ntuzakandagiramo. Niyo mpamvu nta baturage b'Abarusiya bajya baza kwiga muri abace Putin ngo iyo umurega yarabyokipainze ntabwo yarabyokipainze ntabwo yabyinvadinze. Yego. Tokipa vuga ngo kamite zanjye mbasa kuzishyira ahandi nta burenganzira mfite. Ariko ntabwo bivuze ko niza Zelensky zidahari. Yeah. Ubundi kara niko gace kagomba kuberamo intambara. Burya Ministère ya Defense y'Abongereza ikunda gushyira hanze ubutasi yakoze ku Barusiya umunsi ku munsi. Ikibazo muri healthcare system. Kubera ko Ministère y'Ubuzima harayita cyane kuri casualties zivuye muri Ukraine kuko ziba ari nyinshi. Yego. None ugasanga ibindi bitaro bisanzwe hari imiti itari kuza kwa ko bari concentrate kuri casualties. Yavuze ko ubwo bushakashatsi babukoze bakabona abaturage bahangayitse kuri icyo kintu. Yego. Minisitiri w'intebe wa Pologne mu minsi iri imbere agiye kujya kwa Zelensky kandi nawe ko ari mushyashya. Yego. Impamvu bamuzanye narayi gusobanuriye nuko uwari uhari yaratangiye gutesha umutwe Zelensky, kandi Zelensky n'umuntu niwe muperezida ugezweho ku isi, yimutesheje umutwe
ugomba kwishyura ibyo bintu. Igihe yamubwiraga ngo amakamyo yawe ntagomba guca hano, ngo ntabwo tuzongera kuguha amu, ibyo bintu ubwo wari muri akora tranche zo kuva mu nzira. Noneho habaye amatora yegereje, habaye amatora, Biden arobinga Parlement ya Poland batora undi muntu w'icyuka atazavuga ati twebwe tuzafasha Ukraine, amakamyo agomba kuhanyura, ahita yopuza bya bintu byose. Noneho ejo yavuze ati mu minsi imenye gukorera urugendo kwa Zelensky, kandi bavuze ati nge nzafasha Ukraine, akaba agiye kujya bagomba gusiga package. Birumvikana azashyira en place ibyo yavuze, hari impamba runaka izana. Perezida Zelensky yavuze ko yizeye ko iriya package Amerika igomba gukonfirma bazabikora, kuko Zelensky agomba kuryamo lobby ya miliyari 60. Netanyahu afite lobby ya miliyari 14. Noneho umupaka wa Mexique ufite lobby yayo yandasigaye. Yego. Umva Zelensky. None Zelensky yavuze ngo I hope. Kandi ejo bundi bari bamuhamagaye abo bantu, Sena Amerika yamuhamagaye. Yego. Ngo aze ayigezeho accountability y'ibyo bintu, impamvu yakeneye ibiki byose. None ngo I hope. Urumva ko already barakonfirmye no ikibazo ni igihe. Kuko nundi Zelensky yumuhamagaye ntabwo amagara mubwira ubusa. Haba hari ikintu bateganyije kugira ngo urajya kigire trust. Kuko Amerika ibintu byose yazenska mbwa ati byandike, uvuge ko bikeneye, kuko nundi Zelensky yaratewe muri UN byemeye kumufasha. Ariko bisabe bihita biza. So urumva ari amafaranga byanga bikunda azagenda. Cyane ko nundi Sena Amerika nayo ni icyuka burya, naguye ko nta matora abaho we baba baraguhaye umwanya. Yego. Kuko teori icyuka icaraho ni structure ko yatwekane ko ari demokarasi. Ari byo twabonye. Uri wari uyikuriye uburyo yegujwe. Nese ntibamufurapye. Ntako kanya. Ntibamufurapye se yatangiye kuzana karindi kuri Zelensky. Nuko umuntu uzajya uvuga nabi Zelensky. Sagiye tugera. Ntabwo uzajya utinda rwose. Ijujaze nuko kere kuri muri neighborhood ya Putin, wenda ukaburi Lukashenko, ukaburi Kim, donc ibyihebe. Ariko uri kuri kote yawe ukavuga nabi Zelensky urarugiye. Ako kanya. Ndumva rero ari ibyo twavuze turi babwire muri le contre offensive ya Ukraine, numva twarekera ngaho ibindi na hejo. Reka tubashimire rero abari badukurikiye, mwibuke gukora subscribe, comment, share kugira ngo nabandi bibagereho. Ikiza cya comment habaho kungurana ibitekerezo, namwe mu makamwatanga uko mubyumva aho muhereye hirya no hino. Turabashimiye. N'abatanga comment z'ibitutsi nabo dusige tuzemera, kuko bitwereka kuko tuba tugira dukore n'ubushakashatsi ubumenyi bw'abanyafrika bugeze. Iyo ubonye comment nyinshi z'ibitutsi nyine na Afrika tubona ko Afrika ari Afrika nyine. Nta kungurana ibitekerezo babyazamo, abantu batari basobanuka mu mutwe muri make. Ari umuntu atera comment ukibaza nimba umuntu yarize. Kavuga ati nk'uyu muntu amashuri yize ubundi. Ari igihe usanga kubwira ahubwo ngo niho winjije. Ugasanga umuntu afite email, afite uburyo bwo azi gukoresha YouTube, araso ndongo byitwa ko asobanutse ko comment aguhaye ukahita wibaza ahantu uburezi yariye mbega byumvikanye. Yego. So murakoze rero abadukurikiye. Yes, turabashimiye nakagaruka. Nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za Kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba, ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo. Ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.